Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye The Bridge TV Show, mboneraho no gushimira wowe wakoze subscribe kandi nanabutsa buri umwe utarayikora kugira ngo ayikore, dukomeze twubake ikiraro kiduhuza n'amakuru. The Bridge TV Show nk'ibisanzwe rero turi ikiraro cyangwa turi isoko y'amakuru, ari niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo turebe ibiri kuvugwa mu Rwanda no ku isi yose cyangwa se no mu karere u Rwanda ruherereyemo muri East Africa. Uyu munsi rero tugiye kureba amakuru amaze iminsi avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Tumaze iminsi tubona Tanzania imyigaragambyo irakomeje, ariko by'umwihariko reka tuvuge ku gihugu cya Uganda. Ejo bundi nibwo twabonye interview y'umukuru w'igihugu Museveni, aribwo yaganiraga n'igitangazamakuru aburira cyangwa atanga gasopo ku byari byabaye cyangwa ku ikosa ryari ryakozwe ubwo yafataga abanyakenya babiri. Byavugwaga ko bagiye gufasha abagande cyangwa urubyiruko rwo mu Bugande gukomeza kwitegura imyigaragambyo, by'umwihariko ku ruhande rwa Bobi Wine cyangwa n'icyo twakwita cyaguranye. Ni mu gihe hari amaze iminsi havuzwe ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan, ubwo yavugaga yuko nubwo iriya myigaragambyo iri kuba muri Tanzania afite amakuru kandi abizi neza yuko atari abatanzaniya benshi bayiganjemo, ahubwo hari abandi bantu bagiye baturuka mu bindi bihugu bagamije guhungabanya umutekano wa Tanzania, banateramo ibitekerezo bibi cyangwa ibikorwa bibi byo kwangiza ibikorwa by'igihugu. Murabizi iyo habaye imyigaragambyo cyangwa akamyivumbagatanya kuriya no kugenda bangiza ibikorwa remezo byaba by'igihugu cyangwa iby'abaturage. Samia Suluhu Hassan rero yabigarutse avuga yuko abenshi mu biganje muri myigaragambyo atari n'abatanzaniya, ahubwo ari abo mu bindi bihugu bagiye baza kugira ngo bakomeze babibemo ibikorwa bibi cyangwa ibitekerezo bibi urubyiruko rwo muri Tanzania kugira ngo rukomeze rwigaragambye rwangize ibikorwa remezo. Museveni yatangaje yuko amaze gufunga abanyakenya babiri, bivugwa yuko bari baje muri Uganda kugira ngo bigishe cyangwa batoze urundi rubyiruko rwo muri Uganda uburyo na tekinike zo kwigaragambya. Murabizi ko abanyakenya bashaka ko aribo bantu bigaragambije muri East Africa ibintu bigakomera, cyangwa nibo bageze ku ntego zabo mu kwigaragambya, kubera ko turabizi ubwo bigaragambyaga nibo bavuze ibintu bigasa nkaho bihinduka. Murabizi bigaragambije bari badashaka ira leta ya William Ruto, niwe wari uri icyo gihe. Bigaragambije rero hari ibyo bari kwanga bigeraho byo birahinduka. Bivuga yuko rero kubera yuko baciye ako gahigo aribo bantu bafatwa nk'abarimu cyangwa bafite ubunararibonye muri uko kwigaragambya, bityo bakaba bishyurwa amafaranga cyangwa bakagira ibindi bintu bishorwa bakaza kwigisha n'urundi rubyiruko rushaka kwigaragambya. Ni muri urwo rugendo rero bari barimo baje muri Uganda kugira ngo bahugurire urubyiruko rwa Uganda ruri ku ruhande rwa Bobi Wine kugira ngo bigaragambye bazi ibyo barimo, ngo ni ukubigisha kubatoza icyo bakoresheje cyangwa uburyo babigenje kugira ngo bigaragambye bigeraho ibyo bashakaga ko bihinduka babihindura bya nyabyo. Museveni yakomeje aburira aba bantu avuga yuko atazigera ababarira cyangwa areka buri muntu wese utegura imyigaragambyo, kuko imyigaragambyo ngo yangiza ibikorwa remezo bitari iby'umukuru w'igihugu gusa cyangwa undi wese badashaka ko ayobora, ahubwo byangiza n'ibikorwa by'abaturage muri rusange cyangwa by'igihugu. Arongera aravuga ati mukeka yuko kwigaragambya muba muri kunyangiriza ibyanjye cyangwa mutwitse inzu y'umukuru w'igihugu. Tuvuge niba muvuze yuko mutwitse inzu y'umukuru w'igihugu, ati abayubatse ni abanyagihugu ndetse n'ibikorwa bihakorerwa biba bigamije guteza imbere igihugu. Nimukwibwire yuko rero iyo mwangije inzu muvuga ngo ni inzu y'umukuru w'igihugu cyangwa ni igikorwa remezo cy'umukuru w'igihugu, aba ari njye muba mwangirije gusa, ati ahubwo muba mwangirije igihugu cyose. Urabizi ubwo umugani, niba uvuze ngo ngiye kwangiza igikorwa cya leta ukagenda ukangiza nk'ikigo wenda gishinzwe, tuvuge nko mu Rwanda gishinzwe nko gukwirakwiza amashanyarazi cyangwa gishinzwe iby'ubuhinzi, ntabwo wangije igikorwa cya leta, ahubwo wangije
igikorwa gifitiye akamaro igihugu cyangwa abaturage muri rusange. Arongera yibutsa abaturage be ko kandi iyo igikorwa remezo cyangwa inzu ikorerwamo ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho y'abaturage ukakibona mu gihugu, wakagombye kuba uvuga yuko nawe ugifiteho uruhare, ugifitemo imigabane, kubera yuko si nyiracyo cyangwa se si uwagisizeho kiba gifitiye akamaro gusa, ahubwo ni igihugu muri rusange. Yakomeje kubibutsa akamaro k'ibikorwa remezo biba biri mu gihugu ko biba bifitiye akamaro igihugu cyose muri rusange, atari umuntu umwe yaba uwagisizeho cyangwa na perezida bavuga yuko aba ari nyiri icyo gikorwa remezo. Ibi kandi neza birahura n'ibyo Madamu Samia Suluhu Hassan yavugaga ubwo yarahiraga, akavuga yuko abizi neza ko abenshi bari kwigaragambya mu gihugu cya Tanzania cyangwa ababiri inyuma batanaturuka muri kiriya gihugu, ahubwo ari abagamije kugira ngo bakomeze bashyigikire ndetse binjize n'ibitekerezo bibi bigamije gusenya igihugu mu rubyiruko rwo muri Tanzania, bityo ko azakora igishoboka cyose kugira ngo iyo myigaragambyo ihagarare. Museveni yakomeje kandi avuga ko hari bamwe mu bayobozi bo muri Kenya bamuhamagaye bakamubwira yuko ashobora kohereza izo mfungwa yafashe bakagira uko bazifunga, nyine bazifungira mu gihugu cyazo aho zaturutse muri Kenya, cyangwa se akazifungira muri Uganda. Gusa Museveni we yatangaje yuko ibyo bikiri kwigwaho, ko hashobora kuba hari n'abandi yenda binjiyemo batarafatwa, ariko haba yafashwe babiri, ngo tuzamenya icyo izo mfungwa zizakoreshwa. Gusa kugeza kuri aka kanya Uganda murabizi ko ubwo Museveni aba afite umwuka cyangwa andi bahanganiye umwanya w'uperezida we Bobi Wine Kyagulanyi, ubwo nayo magambo yatangaje. Ikindi kandi yavuze yuko azakora igishoboka cyose, ubwo yaba mu nzira z'ibiganiro yavuze ngo azakora igishoboka cyose kugira ngo imyigaragambyo itazaba. Kugira ngo mwarabibonye mu mwaka wa 2020 ubwo mu Bugande bigaragambyaga, nabyo yabigarutseho, haguyemo abantu benshi. We rero yavuze yuko kugira ngo akomeze arebera abantu bangiza kandi nabo hakagira ababipfiramo, uvuga ngo ushobora kujya kwigaragambya uvuga ngo ngiye kwigaragambya, hagira ikintu gihinduka kigahinduka, guverinoma ikabireba ko ikabona ibyo bintu abaturage nubwo bigaragambya icyo kintu kirakenewe ko cyahinduka. Ntabwo ari ngombwa rero ngo uhite ufata ibintu cyangwa ufate esansi ugende utwike inzu za leta, utwike ibikorwa remezo bya leta. Uruzarebe no hanze cyangwa mu bihugu byateye imbere, ntabwo uzabona abantu bafashe umwanzuro wo kwigaragambya ngo bagende mu mujyi batwike ibintu bavuga ibiki. Oya, bakora amadarapo bakagenda bakayamanika, bakagenda mu mihanda bakavuga ikitagenda neza, ubundi leta ikabyigaho ikabihindura. Ntabwo ari ngombwa rero ngo uhite ugenda ujye mu muhanda wangiza ibintu. Niho yabigaragagaho avuga yuko mu mwaka wa 2020 ubwo imyigaragambyo yabaga no ku ruhande rwa Kyagulanyi Bobi Wine, hari urubyiruko rwinshi rwagiye rubigwamo, kandi ugasanga yenda n'iyo miryango yatakaje urwo rubyiruko nta nyungu yindi bifitemo usibye kuba yatakaje abantu bameneye amaraso, abantu bangirijwe. Niyo mpamvu yavuze yuko azakora igishoboka cyose kugira ngo imyigaragambyo ihagarare. Murabizi ko azakora igishoboka cyose, ni ubwo n'imbaraga zazamo nyine, niyo mpamvu aba ari kubikumira kugira ngo hatazagira ababigwamo. Hanyuma ubwo Museveni nyine yakomeje avuga yuko umuntu uyobora igihugu cyangwa umukuru w'igihugu w'icyo abareba ari inyungu za buri wese cyangwa ari inyungu z'abaturage, by'umwihariko ko aba ari ibihugu wenda bikoresha demokarasi. Akomeza avuga yuko atakora buri kintu kimwe cyose cyatuma igihugu gisubira inyuma, ari nayo mpamvu azaharanira kuba ibikorwa remezo by'abaturage cyangwa by'igihugu muri rusange bizasigasirwa, ngo bikomeze bitere imbere kandi bigirire n'abaturage akamaro. Ni mu minsi ishize ubwo hacishikanaga amakuru yuko ngo ku itariki 9 z'ukwa 12 ngo twitegura imyigaragambyo idasanzwe muri Tanzania kabisa, ubwo nabo bari kuyitegura. Ubwo ni ku ruhande rwa Museveni we yabanje arabaganiriza, aburira ababitegura. Ikindi kandi yerekanye ubwo n'imfungwa ebyiri yafashe ziturutse muri Kenya ngo zari zaje gutegura imyigaragambyo mu buryo buri tactique, mu buryo bugezweho, mu buryo bufite tekinike
zari zije kwigisha abagande uburyo bategura imyigaragambyo mu buryo buri porofesiyoneri zarafashwe rero kugeza amagingo aya ngaya zirafunze. Ubwo yari ari kuburira undi muntu wese waba ubitekereza cyangwa wakwibeshya ngo aje kugira uko ateza umutekano muke muri Uganda, ko abo bantu ikintu baba bashaka ari ugusubiza inyuma Uganda, atari uguhindura ibitagenda neza. Kuko yavuze yuko niba Uganda yo mu minsi iri imbere iraba iri kwicukurira peteroli yayo n'ibindi bikorwa remezo biri gutera imbere, ko umuntu uza gutegura imyigaragambyo nk'iyo ngiyo wenda aba ari n'ishyari aba yagize ari kugira ngo igihugu gisubire inyuma, ariko ko atazigera abyemera. Ubwo imyigaragambyo ntayishaka mu gihugu cye, ahubwo ikitagenda neza yagikemura. Ubwo yatanze gasopo ko uzibeshya bazawukemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma rero turacyari The Bridge TV Show, ujye wibuka gukora subscribe kugira ngo n'andi makuru yose dusize hanze ujye wabonera ku gihe. Turi isoko y'amakuru, dukomeze twubake ikiraro cya The Bridge TV Show cya itafari ryawe, kandi subscribe dusharinga n'abandi kugira ngo nabo babe mu isi y'ubucukumbuzi ndetse n'ibyegeranyo n'amakuru agezweho. Ngenda Kivu West, ndabashimiye.